Shalom shalom bwoko bw'Imana, Yesu ashimwe cyane. Ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo. Ndizera ko Uwiteka akomeje kubarinda, mwebwe mwese mukomeje kubana natwe mu bihe byiza byo gusenga muri morning prayer. Uwiteka abiteho, Uwiteka abasure. Nanone niba utaguwe neza, birashoboka kugwaye, ufite intege nke runaka, ndasenga kugira ngo Imana y'imbaraga igusange kandi ikugirire neza. Uwiteka rero akomeze kubana natwe twese uko dusangira ijambo ry'Imana kandi tugira ibihe byo gusenga. Reka mbasabe muri iki cyumweru nkuko twagize amahirwe yo kubana n'umukozi w'Imana udugezaho ijambo ryiza, ijambo ry'imbaraga, ijambo ridukomeza, basabe kugira ngo namwe murisangize n'abandi kugira ngo nabo bakomeze guhabwa umugisha. Imana ibagire neza, twinjira mu bihe byiza byo kumva ijambo ry'Imana hamwe no gusenga. Igitondo cyiza kuri wowe udukurikiye, igitondo cyiza, uyu mwanya mwiza wo gusenga mu izina rya Yesu. Muracyari kumwe n'umukozi w'Imana Salvatore, nagira ubuntu bwo kubana nawe. Uyu munsi urahabwa umugisha mu izina rya Yesu. Turiko turavuga hejuru y'ijambo rivuga uburyo umwuka w'Imana, mpwemu yera, haleluya, dufasha mu ntege nke. Igihe tugize intege nke, igihe twumva tunaniwe, umwuka wera akadufasha, akatugwanirira. Kadusome ijambo ry'Imana mu izina rya Yesu. Turasoma nanone mu Bacamanza ibice 15 umurongo wa 14. Reka dusome mu izina rya Yesu. Biravuga ngo ageze i Lehi, Abafilisitiya bamusanganiza urusaku, maze umwuka w'Uwiteka amuzaho cyane. Imigozi yari imudadiye amaboko ihinduka nk'imigwegwe ishiririye, haleluya. Ibimuhambiriye biradohoka bimuva ku maboko, amen, haleluya. Hano tubona Samusoni ngo ageze i Lehi, Abafilisitiya bamusanganiza induru nyinshi. Baravuga ngo uyu ni wa munyembaraga wo mu Bisirayeli, twamufashe mu maboko, turagiye kumunogoramwo amaso, tumugire umusyi, tumugire imbata, tumukoresha uburetwa mu izina rya Yesu, haleluya. Uyu munsi ibintu byose byifuza kugira umuretwa, nawe umwuka w'Imana kuzeho bace kubitsinda mu izina rya Yesu. Tubona Bibiliya ivuga ngo bakimusanganira, bari bamubosha amaboko, bari bamuboshe amaguru, ngo bamusanganiza induru nyinshi. Uwo mwanya umwuka w'Imana ngo amuzaho cyane. Amaze kumuzaho cyane, ngo ya migozi iracikagura, imera nk'imigwegwe ishiririye. Bibiliya y'ikirundi hano ivuga ngo ifashwe n'umuriro, imera nk'imigozi ifashwe n'umuriro, haleluya. Ngo maze ibyari muboshe biradoba bimuvaho mu izina rya Yesu. Kubera imbaraga z'umwuka wera, ndagusengera kugira ngo nawe bikuboshe amaboko bikugweho mu izina rya Yesu. Ndagusengera ngo ibiboshe amaguru nawe bicike mu izina rya Yesu. Icyo ngusabira muri iki gitondo nuko umwuka wera kuzaho cyane, akaza mu kazi kawe cyane. Ubundi iyo Bibiliya ivuga amaboko ibishatse gusobanura imirimo y'umuntu, imirimo dukora cyangwa akazi. Hari igihe ibyo ukora bishobora gutegwa, ariko umwuka w'Imana akakuzeho cyane, iyo migozi ibiboshe icike mu izina rya Yesu Kristo. Iki gitondo ndagusengeye ngo wakire imbaraga z'Imana. Gitondo ndagusengeye umwuka wera akuzeho cyane. Samusoni hano bamusanganije induru bavuga ngo agiye kogwa n'isoni, ariko ndakunda Imana kuko yaduhaye amasezerano ko nta muntu yizera azakogwa n'isoni, haleluya. So rero Imana ibaho umugisha kandi mwinshi cyane. Ushaka kubona mu rugo rwawe hari ukuntu hari ibiboshe, ushaka kubona ubuzima bwawe hari ibibuboshe, yenda hari icyaha kiboshe ubuzima bwawe, hari karande, hari imbaraga z'umwanzi boshe ubuzima bwawe, hari ubukene buboshe ubuzima bwawe, hari igisuzuguro kiboshe ubuzima bwawe kikugendaho. Ibyo byose reka umwuka wera kuza muri iki gitondo ubibashe gucikagurika mu izina rya Yesu. Tugiye gusenga Imana, ducagagure buri mugozi wose mu mbaraga z'umwuka w'Imana. Reka dusenge Imana, gusengera wakira izo mbaraga z'umwuka wera mu izina rya Yesu. Mana, mu izina rya Kristo Yesu w'i Nazareti, tugisenga muri uyu mwanya, Mana, turasaba umwuka w'Imana, mwuka wera nagenda aje ku muntu wese udukurikiye aka kugira ngo amuzeho cyane, amubohore mwami. Hari abantu baboshwe n'ubusambanyi, hari abantu baboshwe n'ubujura, hari abantu baboshwe n'ishari n'inzangano, hari abantu baboshwe n'ubukene n'ibyago, hari abantu baboshwe n'ingwara, hari abantu baboshwe na za diabete, hari abantu baboshwe na kanseri, abandi na sida.
uyu mwanya uyu mugozi ndategeka mu mbaraga z'umukara ngo ucike mu izina rya Yesu. Uwo mugozi ukubosha igitondo ndawuca mu izina rya Yesu. Reka imbaraga z'umukara zicagagura imigozi yose yosha ubuzima bwawe, maze umwuka barakuzeho cyane, ukomeze kugira imbaraga zo kunesha no mu gihe cy'intege nke wari ugezemo, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amen. Haleluya, haleluya. Imana ibahe umugisha kandi Imana ibagire neza. Mugire umunsi w'umugisha. Bye bye. Muhahe muronke, mwunguke, mutere imbere, mubohoke buri mugozi wose ubuzima bwawe bohoke mu izina rya Yesu w'i Nazareti. Mwarahezagiwe. Imana ibahe umugisha kandi Imana ibagire neza. Amen.